ntabwo arimo yo numvise urimo rero ndatega nkazada niyo mpamvu naje ariko gasi karame nakugendeye mu muhanda mubi habayemo kwihangana rwose imihanda yacu ni mibi pe nashimye Imana kuba mutitantimbye hasi yego natwe twashimye Imana nukuri Imana ishimwe pe yego urakoze cyane Imana ni duhana umugisha nasengeraga mu cyumba cy'urubyiruko nari nkiro urubyiruko nkiro umusore noneho nza guhanurira umukobwa mubwira uko Imana imwubakiye muha detayi yuko bizagenda rero mu gihe gitoya kigera mu mezi 5 byagenze uko Imana yamubwiye rero hashimwe Imana ikorera muri twebwe kandi hashimwe Imana dutoranyije ikaduha no murimo rero ni igihe cyo kugira ngo dukore akiri ku manwa urakoze cyane ni ukuvuga ngo ntago ari byiza kumpamagara ukambwira ngo mfite iki kivuzo ndarwaye banyirukanye mu nzu mfite ideni urampamagara tugasengana Imana Alleluya iyo turi gusengana Imana rero iyo mu gihugu cyo mwijuru yera igitugendera ikatuganiza ikaduha amakuru noneho icyo gusenya nkagisengera nuko nguko babimeze Imana ishimwe yego umuntu yitwaza ikisa aguhamagaye urakoze cyane icyo witwaza umpamagaye witwaza kuba ushaka Imana no gukizwa ibindi byose ni ibyayo reka mbasuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde ikafata umwanya gushimira wakanze subscribe ukadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro rwambo kayikanda nukuri ngusabiye umugisha nabasezeranije ko ntazajya mbicisha urungu no mpamvu nafashe urugendo ubu nibereye mu misozi ya Ngororero niho nibereye naje kwamamaza ubwami bw'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka nanyuze naho umwami rwabugiriye yaratuye ariko naharenze yego nawe ni umwami turamwemera ibyagejeje ku Rwanda ariko yarapfuye ntiyazuka naje kuvuga ibigwi by'umwami wapfuye akazuka imva yikaba irangaye yego nje kureba umukozi w'Imana tugiye kuganira Imana ikubukoresha ibitangaza muri iyi minsi namwe mutekereze umuntu watumye mva imusanze nkarenga Nyabihu nkarenga hitwa ku Kabaya ngakomeza nkagenda mwiyi misozi imeze gutya kugira ngo nze kumureba icyo nkundira Imana nuko Imana yacu ari Imana yo mu mugi ndetse no mu cyaro namwe murebe aha hantu gutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya ku yego bakunzi ba Concorde TV show nkuko nabwiye yuko navuye Musanze nkarenga Nyabihu yego nkakata nkahita nigira muri Ngororero ubu nahageze nibereye mu murenge wa Kavumu akagari n'umudugudu ariko arabona abanyanditse Kagesha yego kutagushyiraho mikoro yego niho mwanyuze muze yego mu kagari ka Kagesha ko mutuyemo twe dutuye mu kagari ka Murinzi yego kagari ka Murinzi umurenge ni wa Kavumu umudugudu ni wa Gasibya yego turi mu mudugudu wa Gasibya akagari ka Murinzi umurenge wa Kavumu yego mu karere ka Ngororero intara y'uburengerazuba niho turi nababwiye icyanzanye naje kureba umukozi w'Imana
n'umugabo arakuze, reka tumusabe atwibwire. Karibu umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Amen. Nkuko mwene data Concorde abivuze rero, Yego. amazina yanjye nitwa Gasigwa Jeremy. Gasigwa Jeremy. Yego. Mu rugo rero ni Burengerazuba, imyirondoro ni yayindi nkuko abivuze. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu umwe ndetse n'umwana umwe. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibindi byose Imana y'amahoro yahabwe icyubahiro. Icyakoze n'ibindi byinshi cyane Imana y'amahoro inshoboje ndabikora. Turaza kubigeraho, reka udutangirize n'isengesho tutaza kwiyobora, ahubwo dusaba Imana yo mu ijuru ngo ize kubana natwe muri iki kiganiro. Uri Imana y'amahoro, uri umukozi w'umuhanga, ushobora byose Nyiringabo Imana, kandi ntabwo ujya uhinduka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro muri uyu mwanya. Izina ryawe nutwemerere rishyirwe hejuru muri byose, kandi tukuzamuriye ibendera. Warinze mwene data Nyiringabo Imana ayikuva hirya hino. Nyiringabo Imana yanyuze mu mihanda, yanyuze mu misozi, ariko wemeye ko isanga iyi ngiyi agera ahangaha. Izina ryawe rishimwe. Rero nutwemerere gahunda zose ari wowe uziyobora, imbaraga za Mwuka Wera arizo ziza ziyobora kino kiganiro. Kandi Nyiringabo Imana, iki kiganiro tugiye gukorana, reka kigene impande zose z'isi, gihindure benshi ku bukiranutsi. Urakoze kuri mande kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Gasigwa, wakoze kumpa ikaze mu rugo, nanjye nguhaye ikaze kuri Concorde TV show. Murakoze cyane, namwe murakoze. Yego. Nubwa mbere uje kuri kamera? Nubwa mbere. Yego. None se ibi bintu rero ntabwo njya mbika ibanga. Yego. Ariko n'ubundi ibanga umuntu arihisha abo hanze, ariko abo mu nzu araribabwira. Oya niko kuri. N'ubundi ibanga rero ngiye kubibwira abakunzi ba Concorde TV show. Yego. Duga ngo Gasigwa ababwira ukuntu twamenyanye. Twamenyanye ute? Twamenyanye ryari? Twahujwe n'iki? Nshimye Imana rero ko mu mpayo no mwanya wo kugira ngo mvuge uko twamenyanye. Muri make nari mfite amakuru, ariko ntazi ngo ninde, ntazi ngo ubutumwa bwanjye bwa mbere buzanyura hehe. Rero muri iki cyumweru gishize maze iminsi Imana irimo kumpa amakuru imbwira ati ndaje niyerekane ko ndi Imana. Ku munsi w'ejo hari kuwa kangahe? Ejo kuwa kabiri, hari kuwa kabiri, ejo tariki 5 z'ukwa gatanu, yego, tariki 6 z'ukwa gatanu nibwo turi gukora iki kiganiro. Imana y'amahoro nishimwe cyane. Nibwo noneho naryamye mu ijoro mbona arimo kuvugana n'umukozi w'Imana. Ubwo bwarakeye ndavuga nuko bisa kose, niba Imana ambwiye ko igiye gusohoza icyo yavuganye nanjye, byanze bikunze niba ishaka ko message iri muri ngewe igera hirya cyangwa se hino mu isi yose, mu Rwanda ndetse no hirya no hino, reka byanze bikunze mbe nabishyiramo imbaraga ndebe uw'Imana irampuza nawe. Rero naje kujya kuri YouTube, mbona channel yanyu, mbona nimero zanyu, ndabahamagara, byanze bikunze tuvuganye numva ni mwebwe Imana iri kumuza namwe. Rero nuko twamenyanye, ibindi byose Imana iduhana umugisha. Icyagushimishije se umpamagaye niki? Ikintu cyanshimishije mumpamagaye n'urugwiro mwanyakiranye, kandi nukuri numvise kuri muri mwebwe ndetse n'Imana iri muri mwebwe. Ikindi ni impano y'Imana mufite, ibyo byose biri mu byanshimishije, gusa ni byinshi. Wari ugupanga se, wari umpamagaye kuvuga uti nifuza yuko hari ibiri kumziga, none nabonye channel yawe mbona ibyo biri kumziga, nawe bijya bikubyi ababyigana nabo nazo ubafata n'ubundi ugatuma babigeza ku isi yose. Ndi kugira ngo tuzakorane ikiganiro. Twabivuganye ejo. Yego. Wambwiraga ngo nzaze ryari? Uko bisa kose nakugira ngo uzaze mwakira gihe kizataha, ariko biba ngombwa ko dupanga uyu munsi kubera ko nabonaga hari byinshi bindimo, numvaga rwose bitakunda ko twafata ikindi cyumweru. Kubw'impamvu yuko nabyo kuri channel yawe nsanga ni channel y'abahanuzi, nsanga ni channel icaho ivuga butumwa ryiza ry'Imana. Ndavuga nuko bisa kose channel ni iyi ngiyi, mukozi w'Imana no yunguyu, igihe niki. Rero nshuti z'Imana, abantu mudukurikiye, mwaba muri mu Rwanda, mwaba muri hanze y'u Rwanda, mwaba muri ku mugabane w'Uburayi, mwaba muri hirya no hino, tubahaye ikaze tubane muri kiganiro. Murakoze cyane. Yego, Imana ishimwe. Ni gutyo namenyanye n'umuvandimwe bakunzi ba Concorde TV show. Narabwiye nti ntabwo ndi wa muntu wo kwicara hamwe, ahubwo ngomba kugenda nkuko channel ishingiye kuyoboka Mana n'isa na mitima. Umuntu wese ufite ikintu cyahumuriza abakunzi ba Concorde TV show, nubundi ukampamagara tugahura, nanjye ngasuzuma. Ariko akenshi niba umuntu akimpamagara mitamenya nti uyarimo cyangwa uyu nguyu ntabwo arimo. Yo numvise urimo rero ndatega nkazada, niyo mpamvu naje. Ariko Gasi karame, nakugendeye mu muhanda mubi.
habayemo kwihangana rwose, imihanda yacu ni mibi pe. nashimye Imana kuba mutitantimbye hasi. Yego, natwe twashimye Imana. Nukuri Imana ishimwe pe. Yego. Yego, tuganiye n'umuntu bwa mbere turamubaza wakijijwe ryari? Maze imyaka 5 nkijijwe. Buriya ni 5. Turi 2026. Maze imyaka 4 nkijijwe. Sorry, maze imyaka 4 nkoze ubukwe. Rero nari maze imyaka 3 nkijijwe. Yego, ubwo ni 8. Ni imyaka 8 maze ndi mu gakiza. Yego. Wakijijwe iki? Nakijijwe ibyaha byanjye byose ndetse na kamere yanjye yose. Icyo wibuka cyari kikubangamiye wumvaga kigutandukanyije n'umwami, kavuga uti iki kintu naragikoraga nanjye nkumva ntashyikira ubwiza bw'Imana, ariko Yesu angezeho ndakireka. Yego. Urakoze cyane. Ikintu cya mbere nakijijwe ni ukubeshya. Icya kabiri nari mfite uburyarya, numvaga rwose kuba twasezerana igihe dusezeraniye isaha ryo gihe duhurira. Ubwo rero nkizwa ibyo biri mu byo nakijwe cyane cyane ko nari nsengera mu yindi dini, ariko aho nari nkaba ntari nsobanukiwe iby'agakiza n'ikimana aricyo. Mbese nasengaga by'umunyenga, ariko noneho maze kugera mu itoro ryiza nifuzaga, mbasha guhura n'Imana, mbasha kuvugana n'Imana, mba umukozi w'Imana, bityo Imana impa ku byayo ngira ngo dusangire kuri uyu munsi. Yego. Umaze gukizwa se, Hagiye kesho umuntu akijijwe ahabwa impano. Wowe kimara kwakira agakiza, Imana yakugiriye neza iguha impano arizo ugiye kutugezaho, cyangwa yakuriye sini? Ntabwo rero iyo ugeze ku Mana, kubera ko ku Mana biruzuye, ni ukugabana. Ntabwo naviriye mwaho ngaho. Imana yampaye impano yo kurondora, kandi ikindi Imana impano y'ubwenge, kandi Imana yampaye impano yo kuririmba ndetse no gusenga. Yampaye impano yo kuvuga ubutumwa. Ni impano nyinshi, ariko izo zimwe mu mpano Imana y'amahoro yampaye. Yego. Kurondora se bigenda ute? Urakoze cyane. Kurondora ni igihe turi mu masengesho, noneho haje abantu benshi batandukanye. Uri kubona iyo turi gusenga hari igihe bibaye ngombwa ko hari abaza mu kigare. Rero ni igihe noneho mwica, Imana ikavuga ati uko bisa kose uriya muntu ejo bundi wenda yakoze icyaha iki n'iki, ikabiguhishurira, warangiza ukamubwira ati ariko ahangaha wagiye kure y'Imana, ongera ugaruke, cyangwa se ongera ujye mu murongo umwe n'Imana. Nuko kurondora. Nyuma se yo kurondora umuntu akikiranura n'Imana, sibyo? Ntabwo Imana ikubwira ati rero mbwirira umwana wanjye gutya kuko namubonye. Murakoze cyane. Igihe bivuga rwose ikambwira ati umwana wanjye nonaha ndamwishimiye, mugiriye neza, hari ibyo mfunguye, hari icyo nkoze, hari aho mugejeje, mwongereye impano, ndamuzamuye. Rero ni byinshi tuvugana n'Imana iyo turi ku karago, kuko ku karago ni kuri ministeri y'Imana. Yego. Urebye rero ufite impano y'ubuhanuzi, uburondozi, iyerekwa byose. Yego. Sibyo? Nibyo rwose. Uriya mwanya wo kurondora rero uzi ikintu ngukundira? Yego. Nyine umuntu arapfukama, sibyo? Yego. Abagupfukama bati Imana mbabarire gutya na gutya, urumva? Noneho icyiza gati cyo nkundira Imana kuko nidukunda. Uzi kwihita kwibutsa nicyo wibagiwe ati na cya kindi. Icyo nyikundira igira bikareba no mu cyumba. Nukuri. Igikwitegereza ikibuka nicyo wakoze mbere wibagiwe kera. Nicyo nkundiriye mbese ireba kuturusha. Noneho yamara kwatara Imana nuko iradukunda. Irakubwiye ngo ihaniki, iranakwibukije atibuka yuko n'urugero, atibuka uri kujya kwa Gasigwa yuko winubiye mu mutima atari kuyumurima izi ngendo mba ndi gukora n'urugero ni njyewe ikabiranyibuka. Avuga ni Imana mbabarira. None yaragize igahita avuga ati nubwo wari ukwinuba uti ni mu nzira mbi atari kumva cano yawe ndayaguye, ati ndakuzamuye. Ariko Kristo shimwa, nicyo nyikundira nuko ireba birenzaho amaso yacu agarukiriza mu kureba, kuko iyaduhaye amaso ntabwo yo yicuze, iyaduhaye umunwa nayo irawufite. Imana ishimwe cyane. Iyaduhaye Mwuka Wera niyo iwutanga, niyo mpamvu dusabwe kuyizera. Usengera abarwayi se? Turabasengera cyane, bagakira, bakabona Imana. Ndumva zose urazifite, gusengera abarwayi, kubarondora bakihana,
kubabwira ngo iravuze ngo nzakugirira gutya na gutya. Yego, none se Gasi, karame wowe wemeye ryari koko kuri umuhanuzi w'Imana? Urakoze cyane. Umuhanuzi bwemerwa uko bugize ute? Ari uko busohoye. Ubwo reka ngorora ikibazo. Yego. Ninde muntu wahanuriye bigasohora nawe ugahita uvuga uti nukuri burya ni Imana igira ute inkoresha? Urakoze cyane. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Nasengeraga mu cyumba cy'urubyiruko, nari nkiri urubyiruko, nkiri umusore. Noneho nza guhanurira umukobwa, mubwira uko Imana imwubakiye, muha detayi yuko bizagenda. Rero mu gihe gitoya kigera mu mezi 5, byagenze uko Imana yamubwiye. Rero hashimwe Imana ikorera muri twebwe, kandi hashimwe Imana dutoranyije ikaduha no murimo. Rero ni igihe cyo kugira ngo dukore hakiri ku manywa. Yego, uti naramuhanuriye ko Imana igiye kumukorera ubukwe, wongeraho na detaye. Yego. Yuko bizagenda ko Imana ishimwe cyane. Kandi nako byabaye. Niko byagenze. Nusu ubuhanuzi bwa gusora mu mezi 5 cyari nabo wajya uhanurira bikanasora mbere ya mezi 5 cyanyuma ya. Icy'ingenzi nuko Imana ari imvugiramo kandi nigisohoza. Rero nshobora kuguhanurira nona ubu turi kumwe utarataha. Waba ukizamuka ibyo naguhanuriye ukabibona. Imana ishimwe cyane. Nshobora kuguhanurira mvuga ntibirasohoye ukabibona umunsi w'ejo. Nshobora kuguhanura nkubwira ngo birasohoye nyuma y'icyumweru ukabona Imana. Icyo twizeye nuko Imana yinyujije muri ngewe ubuhanuzi. Ariko aleluya, byanze bikunze iyo byizeye mu gihe gito yubona Imana. Imana ishimwe. Nizere ko ibyanjye ndayobana ngeze hejuru. Oya humura, iyavuze iri muri twebwe kandi turayizeye. Imana ishimwe cyane. Nje byanjye ngomba kubibona. Iri muri twebwe, ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora. Aleluya. Imana y'amahoro iri muri twebwe nshuti zacu. Ni muhumure, waba urwaye, waba ufite ibibazo bitandukanye, waba umaze iminsi ubanye n'umugabo wawe nabi, waba umaze iminsi baragutereje ibyo cyamunara, waba umaze iminsi uri mu ntama zitandukanye, karibu ngwino tubane noneho tuganire ku Mana, tuvuge Imana mu gihe gitoya urabona Imana. Imana ishimwe cyane. Yego, abakunzi banje rero nanjye nacyo kibatatumye mfata urugendo nkagenda. Yego, baba bakeneye abantu bo kugira ute bo kubafasha gusenga bakabona bahanurira. Sibyo? None umuntu naguhamagara kuraza no gutanga nimero. Ibyiza nuko yakubwira ibyifuzo bye cyangwa se akiguhamagara Imana ikubwira ngo mubwire gutya. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ntago ari byiza kumpamagara ukambwira ngo mfite iki cyifuzo, ndarwaye, banyirukanye mu nzu, mfite ideni. Urampamagara tugasengana Imana. Aleluya. Iyo turi gusengana Imana rero, iyo mu gihugu cyo mu ijuru yera igitugendera ikatuganiza ikaduha amakuru, noneho icyo gusenya nkagisengera nuko nguko biba bimeze. Imana ishimwe. Yego. Umuntu yitwaza iki se aguhamagaye? Urakoze cyane. Icyo witwaza umpamagaye, witwaza kuba ushaka Imana no gukizwa, ibindi byose ni ibyayo. Yego. Imana ishimwe. Nta mafaranga. Oya, ntago dusengera amafaranga. N'umuhanuzi uzagusaba amafaranga ntago azaba ari mu mwuka, azaba yaratumwe ibihembo. Bakukubwira ngo usengere ngo banza ngo wohereze 120 angahe. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe tugezemo nshuti y'Imana, n'uwo babwira ngo ohereza 1000, ohereza aya naya, nakubwira gutyo uzamubwira ati oya haracyari abakozi b'Imana, Imana yituranyirije ibishyira ahantu. Nta mukozi Imana yatoranyije ukwiye gusaba amafaranga. Niba Imana warazahaye ku buntu, niba utaraziguze, sengera abantu bakire. Imana niba ari gukora izakora mu gihe cyayo. Urakoze cyane. Nizeye ko impano yo kubwiriza nayo yifite. Impano ndakeka impano zose z'Imana ngira izo mfite, ariko impano yo kubwiriza iri mu mpano Imana yampaye kandi mbyiyizeho. Imana ishimwe. Reka tugire mu mwanya w'ijambo ry'Imana n'ukuri twivugira Imana. Urakoze cyane. Yego. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Tudatinze uramfasha? Nta kibazo rwose. Twakundanye se Gasi. Karame. Ndi kumva nagukunze nawe wankunze. Nabakunze cyane bikomeye. Ariko ngo waruzi ngo ndikigabo kinini. Narinzi ko ariko uri umugabo munini. Uri munini cyane rwose. Imana hari byo yakoze. Noneho nanjye kangusetse rero. Ariko uri gushaka nyine aho turasoma. Oya humura. Humura, Yesu niwe udushakira. Njyewe nkurikije ijwi ryawe uko twavugana. Yego. Numvaga kuri munini cyane kuruta uko nagize ute uko nakubonye. Yego. Cyozi icyo nagukundiye niki gahunda. Yego. Nanjye nkunda gahunda. Niba nkubwiye ngo ni gutya nguhamagare ntibya bindi bimeze gutya.
nibyo kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ducyahe abica gahunda. Rero niba turi abakozi b'Imana, turi abaseka b'Imana, ibyacu bigira gahunda. Rero mu Mana tuba dufite operation nyinshi cyane, niyo mpamvu umukozi w'Imana, umuhanuzi, umuvugabutumwa ndetse n'abandi bakozi b'Imana batandukanye, gahunda niyo igomba kutuyobora. Rero tugiye kuganira ku ijambo tutaratwara iminota myinshi cyane, kuko ijambo ry'Imana niyo yaba ari iminota 5 rikora icyo Mwuka Wera yaritumye, kuko ni umuhigi. Ijambo ry'Imana inkota ityaye cyane, ijambo ry'Imana n'amazi atemba. Rero tugiye kuganira ku ijambo, ku ntego y'ijambo iri muri Mariko 13:38. Yego, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko ibice 13 umurongo wa 37 mu mbabarire. Yego icyo mbabwiye yego ndakibwira bose nti yego mube maso. Niwo murongo wanjye. Imana ishimwe cyane. Oya wijya kure. Iyi niyo ntego y'ijambo, ntago turagira mu ijambo neza. Narebye muri ibi bihe ndi gusengera abavuga butumwa, ndi gusengera abahanuzi, ndi gusengera umurimo w'Imana muri rusange. Imana irambwira ngo mbwirira abantu banje, mbwirira ubwoko bwanjye babe maso. Rero muri iki gitondo nshuti za Concorde TV show mbazanira ijambo ribabwira ngo mube maso. Iyi rero ni intego y'ijambo. Yego. Ngizogiye kutubipa mwiri jambo rimwe we. Iyi ni intego y'ijambo. Niboneka muri Mariko 13:37. Icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Rero ntabwo turatinda. Nkuko intego iri kutubwira ngo mube maso. Birashoboka ko Imana yakwitegereje wa mama we igasanga urasinziriye. Birashoboka ko Imana yakwitegereje wa mupapa igasanga muri urwo rugo Imana guhaye urasinziriye. Birashoboka ko Imana yakwitegereje wa mubyeyi igasanga urasinye. Haleluya. Birashoboka ko Imana yakwitegereje mu bushobozi Imana guhaye igasanga amaze kunezererwa urasinzira. Ariko haleluya, birashoboka yuko Imana kwitegereje wa muhanuzi we igasanga nyuma yuko Imana iguhaye impano urasinziriye, ariko none Imana ikuntumyeho imbwira ngo ba maso. Imana ishimwe cyane. Rero tukiri kuri iyi ntego ivuga ngo mube maso, reka n'ubundi urambure Bibiliya unsomere dusome mu Bakorinto ba mbere. Kwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba mbere 16 umurongo wa 13. Mube maso mukomerere mu byo mwizeye. Oya buretse gato, mube maso mukomerere mu byo mwizeye. Mube abagabo nyabagabo mwikomeze. Mube abagabo nyabagabo mwikomeze. Yego. Ibyo mukora byose mubikorana urukundo. Ibyo mukora byose, waba uri guhinga, uri gutwara imodoka, waba uri gucuruza, ariko haleluya, waba uri gukora mu biro, mubikorana urukundo. Yesu shimwe. Komeza warangije. Hari n'ikindi mbingingira bene data. Yego. Muzaba kwa Stefano ko ari umugaragu w'abanyakaya. Yego. Kandi bitangiye gukorera bera. Yego. Nuko namwe mugandukira abameze batyo, n'undi wese ufasha umurimo wa Kristo ashishikaye. Yego, nturenge. Nishimiye yuko Stefana na Fortunato na Akayiku baje bamaze urukumbuzi nari mfitiye mwebwe. Imana ishimwe cyane. Ariko haleluya. Uyu nguyu rero ni Paulo wavuze mu magambo. Imana ishimwe cyane. Arimo abwira ubwoko bw'Imana ngo mube maso. Paulo yagiye impande zitandukanye arimo avuga ubutumwa. Ariko haleluya. Paulo yagiye hirya no hino arimo avuga ubutumwa. Paulo yagiye hirya no hino arimo asenya ibicaniro bya Satani. Imana ishimwe cyane. Paulo yakoze ivuga ubutumwa nshuti z'Imana. Muri iyi minsi ya none Imana irashaka abantu bakora ivugabutumwa nk'iryo Paulo yakoze. Rero Imana ishaka abantu bakora ivugabutumwa nk'iryo intumwa za Yesu 12 zakoze. Rero none nkuzaniye ijambo rivuga ngo ba maso. Rivuga ngo ba maso. Niba warusinziriye, niba hari ibyo waruhugiyemo, niba wavuga ngo uzasenga ejo bundi, niba ufite ibihe bike byo gusenga, ariko haleluya, niba utajyaga wicarana n'Imana ngo nurangiza ufata karagushyire hariya uyibwira ngo wite muri iminsi itambutse, birashobora ko nagiye kure yawe. Nje gukubwira ngo ba maso, wongere ukanguke. Imana ishimwe cyane. Wongere ugire urukundo. Imana ishimwe cyane. Wongere. Ariko haleluya, hari umuririmbyi ukunda kuvuga ngo mpa amavuta, wongere usaba Imana amavuta. Kuko iyo ufite amavuta ubasha gukora icyo Imana
ishaka gukora mu gihe nk'icyo ngicyo. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko aleluya. Amen. Rero inshuti z'Imana, abari mu Rwanda, abari mu ntara enye zose z'igihugu ushyizeho umujyi wa Kigali, abari hanze y'u Rwanda, abari mu migabane yo hirya no hino muri iyi si, mwese ndagira ngo mube maso mu gihe nk'iki ngiki, dukangukire kumva Imana, dukangukire kubana n'Imana, dukangukire gusenga, dukangukire gukora imirimo myiza twasigiwe, kuko twasigiwe misiyo ubwo Yesu yagiye kujya mu ijuru. Aleluya. Yaravuze ngo mube maso agiye kugenda, abibwira abigishwa be, ariko arangije avuga ngo mube mugumye aho ngaho, mubanze murindirire mu murwa kugeza ubwo nzabaha Mwuka Wera. Rero amaze kugenda, amahirwe dufite yatumanuriye Mwuka Wera. Ariko aleluya, uyu Mwuka Wera rero niwe ugera ku mugabo wari warananiranye, warabaswe n'inzoga, agakora umugabo akihana. Uyu Mwuka Wera niwe ugera ku mumama wiberaga mu kabari, yarangiza umumama uvuga atari kuko bisa kose nongeye ndahindukeye. Uyu Mwuka Wera niwe ugera ku murwayi, ariko aleluya, yari yarabaswe n'uburwayi, ariko wavuga ati Uwiteka ndategetse nona uburwayi bugahunga. Imana ishimwe cyane. Uyu Mwuka Wera niwe Yesu yari afite abwira Lazaro ngo sohoka, ariko aleluya. Uyu Mwuka Wera niwe Yesu yari afite abwira Matayo ngo nkurikira muri Matayo 9:9, ariko aleluya. Matayo ari gusoresha, arangije agahita ahaguruka agakurikira Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu Mwuka Wera niwe Yohana yari afite mu butayu. Aleluya. Ubwo bari baragiye kumujugunyayo bumva ko nta mumaro azagira, bavuga ati tumushyire hari inyamaswa zizamurya, ariko Yohana kubera ko yari afite Mwuka Wera, Imana imuhereza amakuru ari mu gitabo cy'ibyahishuwe. Rero inshuti z'Imana, Imana irashaka abantu tubana nayo, tuyisunga, itujya imbere tukayikurikira, noneho tuzi neza ko izatugeza ari heza. Imana ishimwe cyane. Ndumva rero message nari mfite kwara kubwira ubwoko bw'Imana ngo mube maso. Ndumva tugiye gusoza tudakoresheje iminota myinshi cyane, ariko impande zose waba urimo, depression waba ufite, agahinda waba ufite, intimba, ubuzima bwose waba urimo, waba mu buzima bwiza, waba uri mu buzima bubi, nonaha Imana ivuganye nawe ikubwira ngo ba maso, kuko Kristo niwe rufunguzo rw'ubuzima bwacu bwose. Nonaha yavuga ngo birarangiye, cyangwa se ikavuga ngo birakomeje, cyane ko turi mu minsi ya nyuma, umwami Yesu Kristo ari hafi kuza gutwara itorero. Rero nakubwira ngo ba maso, witegure, wiyeze, umese ikanzu yawe, nurangiza umuririmbyi avuga ngo tunganira Imana ubudasiba. Ariko aleluya, hari umuririmbyi ukunda kumfasha cyane, uvuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Rero igihugu waba urimo icyo ari cyo cyose, ubuzima waba urimo ubwo ari bwo bwose, bwaba ari bwiza cyangwa se bubi, nonaha Imana ivuganye nanjye ikubwira ngo ba maso, kuko ari we ufite urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Imana ishimwe cyane cyane ko umwami wacu Yesu Kristo ubwo yapfaga, ubwo yagiraga ikuzimu, bimwe mu bitangaza byabaye ari gupfa, hazutse intumbi nyinshi z'abera. Aleluya. Ariko zimaze kuzuka, zizukanye na Kristo, akiri ikuzimu yazamuye urufunguzo rw'urupfu. Rero nta kintu na kimwe kigomba kudutera ubwoba. Yesu wacu yaranesheje, ibendera Kristo nizamurwe. Rero dusoza, reka dusome ijambo risoza. Riri turasanga hano muri Petero wa mbere 5:8. Petero wa mbere 5:8 haravuga ngo yego, mwirinde ibisindisha mube maso. Aburetse gatoya, umva mwabatuye simwe, mwirinde ibisindisha nuko mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga. Umurezi wacu ari we Satani arazerera nk'intare yivuga, ashaka uwo aconshomera. Ari gushaka umuntu uri mu mwanya mwiza, ari gushaka umuhanuzi uri mu mwanya mwiza, ari gushaka umuvugabutumwa uri mu mwanya mwiza, ari gushaka umukristo uhagaze mu mwanya mwiza, ari gushaka umuririmbyi uri mu mwanya mwiza, ariko umuririmbyi ati nuko mube maso. Yego, borongo warangiye. Ariko aleluya, usubiremo abana b'Imana bumve neza. Yego, Petero wa mbere igice cya 5:8. Yego, mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga, ashaka uwaconshomera. Mana y'amahoro iguhereza umugisha. Ijambo ritubwiye ngo nuko mube maso, mwirinde ibisindisha, kuko umurezi wacu ari we Satani azerera nk'intare yivuga. Ijambo ryarambwiye ngo uwo ngo ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Rero nshuti z'Imana, nonaha umuburo kugezeho, umbwira ngo
nkubwire ngo wirinde ibisindisha, umbwira ngo nkubwire ngo turi mu minsi ya nyuma, umbwira ngo nkubwire ngo Uwiteka ageze ku rugi arimo arakomanga, kuko ijambo ryaravuze ngo hahirwa uwiringira Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Ariko aleluya, rero ijambo niba rivuze ngo hahirwa umwiringira, reka tumwiringire. Imana ishimwe cyane. Rero dusabwe kwiringira Imana ubuzima waba urimo bwose. Nonaha ijwi ry'Imana rirambwe ngo nkubwire ngo iringiro Uwiteka kandi ube maso umusenge ubudasiba, niwe ufite byose mu kiganza cye. Imana y'amahoro nihabwe umugisha. Yego, Imana y'amahoro iduha umugisha. Turasoje, icyo nkuyemo nuko tugomba kuba maso. Amen. Senzera gakeya, kuba maso cyane. Mukozi w'Imana, karame, turasoje. Nge nagukunze kandi mba mpagariye abantu benshi. Uwagukunze nkanjye utanze nimero akazaguhamagara mugafatanya gusenga, hari icyo byaba bitwaye? Urakoze cyane. Numva nta kibazo, ariko tukiri aho ngaho reka nisegure kubankurikiye nonaha ndetse n'abazadukurikira. Wenda kuba ntasomye Bibiliya, ntago nagize amashuri menshi. Kenshi cyane iyo hari ijambo riguhabwa, Imana ikunda kurimpa mu mutwe cyangwa se nkaribona. Rero kuba nakoresheje Bibiliya nzi kuyisoma, ariko ntago nzi kuyisoma nihuse. Ndumva aho ngaho nta kibazo ndayifite. Mfite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, kuko kuba uri mu murimo w'Imana ugomba kuba ufite intwaro. Intwaro rero dore izi ni zimwe mu ntwaro tugomba gukoresha. Rero Imana y'amahoro nishimwe, nimanje kubiseguraho. Nta kibazo rwose. Yego, waduha nimero rwose abakunzi ba Concord TV show bazaguhamagara. Rero mwaba mukeneye ko dusengana. Ikindi twebwe ntabwo dusengera abantu ngo umuntu abe yagiye mu bye ngo atubwire ngo nsengera ngo mfatire icyumweru, mfatire iminsi runaka. Ahubwo uhamagara ushaka Imana, tugasengana. Twamara gusengana, Imana ikavugana nawe ikikwifuzaho. Aleluya. Rero nimero yanjye ni 079 643 ndayisubiramo 079 643 mwampamagara tugafatanya gusenga. Imana y'amahoro iracyari ku ngoma. Ciao ciao. Aho utanze iyabo mu Rwanda kandi nkurikirwa n'abantu bari mu isi yose. Yego, umuntu uri mu Bufaransa ntiyabona uko guhamagara gutyo, kandi ufite na WhatsApp, duhe nimero ukoresha kuri WhatsApp. Murakoze mu kugira neza kw'Imana. Imana yabonye ko nubwo turi mu cyaro ari byiza kugira ngo tujye tuvugana namwe ni data uri Rubavu, tuvugane namwe ni data uri Kigali, dukora umurimo niyo bari ngombwa ko njya i Muhanga ngende. Rero WhatsApp Imana yarayimpaye. Nimero iri kuri WhatsApp ni 073 280 7215. Ndasubiramo 073 280 7215. Yego, reka dusoreze n'isengesho. Mana turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wabanye natwe mu mwanya wose utambutse, izina ryawe nirishimwe. Ibendera yawe yazamuwe kubw'uyu mwanya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Umwanya mwiza nk'uyu nguyu rero turasoje, nutwemerere ntaba ari twe ahubwo izina ryawe, imbaraga zawe, umwuka wawe wera ari we agenda agere kuri aba bantu twari kumwe, agenda agere kuri uyu mwene. Aleluya. Agende agere kuri uyu mwene data urwaye, namara kumugeraho amukandakande. Dusengeye uyu mugongo, dusengeye uyu mwene data umaze iminsi arimo azengerezwa n'uyu mugongo. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze cyane kugira ngo nubohore nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye uno mu mama ufite intonganya mu rugo, nugere muri urugo ugira ikintu wakora, kandi niyongera kubona amahoro mu rugo, izina ryawe rirahabwa icyubahiro. Turasenze mu batuye isi yose kugira ngo nugende ubagereho, izina ryawe rirahabwa icyubahiro. Ni wagira icyo wakora tuzagushima mu izina rya Yesu. Urakoze.